Nyuma y'inkuru kabisa zagiye zihwihwiswa zikagenda zivugwa n'abajene kandi bagiye batandukanye, bavuga bati nyamara Miss Muheto awurimo. Ibi rero ni bimwe mu byo bamwe mu bafana b'uyu mu Miss uzwi cyane kabisa bagendaga bavuga bati aya ni amagambo yo kuri iyi mihanda, ibi ni ibintu rwose byo kugenda baharabika cyane, ariko ntitubone ahantu na hamwe wenda hava amagambo cyangwa se inyandiko zihamya ko uyu mukobwa yaba afunzwe koko cyangwa se yaba adafunzwe. Nawe ubwe no ku mbuga nkoranyambaga ze ntabyemeze ntabihakane, dore ko kandi ataherukaga no kuba yapositinga ikintu na kimwe ku rubuga rwe rwa Instagram akunda no gukoresha cyane. Hari noneho bamwe bavugaga bati nyamara uyu mukobwa yaba afunze. Abagiye batangaza amakuru benshi baramenyerewe cyane kuri iyi mihanda, harimo ba Jihadi n'abandi ndetse bagiye batandukanye, gusa nta rwego na rumwe rwigeze rwemeza cyangwa se ngo ruhakane ibijyanye n'aya makuru yavugwaga. Ariko ku mugoroba kabisa wa joro sari nka saa mbiri ugereranyije n'iminota nka 15 gutyo cyangwa se na 20, nibwo urwego rw'umutekano rwa polisi rwashyize kuri Twitter yawe cyangwa se iyi X yahoze n'undi ari Twitter, rwamaze guta muri yombi uyu mukobwa Miss Muheto. Rwamaze kumuta muri yombi nyine bitewe n'uko ashinjwa amakosa rwose atari make. Icya mbere nta perimi yagiraga, icya kabiri ni ukugonga kwangiza ibikorwa remezo, icya gatatu kandi akabigonga noneho anahunga. Ikindi noneho cyahatari kabisa ni uko uyu mu Miss ngo iri kosa atari ubwa mbere kabisa yaba we yararikoze. Aha rero ni ugutegereza n'ubundi tukumva ikiri bukurikireho. Ikindi noneho yatwaraga n'imodoka, nta ruhushya rwo kwitwara yagiraga, ari kwa kundi abakobwa bavuga bati nta kintu bangira ndi Miss. Ariko ibyo ngibyo tubibutse neza ko ibyo ngibyo muri iyi leta rwose y'u Rwanda nta kintu yabivuze, waba uri Miss cyangwa utari Miss. Iyo ukoze ikosa n'ubundi urahanwa kandi ukahanwa neza cyane nk'abandi n'ubundi banyarwanda, dore ko nta munyarwanda uruta undi. Uyu mu Miss rero ubwo ni ugutegereza tukareba niki gikurikiraho, ubundi niba ari amande, niba ari bufungwe, niba ari biri bugende bite, byo bindi byo turaba tubibageza wenda mu makuru yacu ari buze kuza yenda imbere ya cawo rero. Ngewe na Kenny Karasira kabisa ni ukomeza gukurikira n'ubundi YouTube channel yanyu, tubagezaho amakuru yihuse cyane kweri. Cawo.